reka nk'ikaze kandi nongere nkwifurize kugubwa neza we tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye kandi wowe wakanze subscribe nawe udukurikira mu bice bitandukanye by'igihugu ubwo mbabare abantu muri mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasirazuba abari mu mujyi wa Kigali ndetse nabo tubana bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda gusa ariko babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nkushimire kuba ukanze kuri iki kiganiro kugira ngo tubane cyangwa se dusangire byinshi bitandukanye. Nk'uko umaze kubibona ndagira ngo tuganire ko bita Miss Mutesi Jolly yabaye Miss Rwanda 2016 imyaka igera kuri 10 irashize kugeza kuri uno munsi. Uwo bita Bebe Cool umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cya Uganda yamwakijeho umuriro ukomeye cyane bitewe n'ibyamushinja cyangwa se n'ibyamuvugaho byakomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bari kwibaza bati ese byaba ari ukuri? Ese mbere yo kwibaza tuti byaba ari ukuri, ese ibyo bintu byo nibi? Ndagira ngo tubyinjiremo usobanukirwe buri kimwe uko byatangiye kugeza kuri uno munsi bimeze bite. Ariko kandi icyo ngusaba ni kimwe no gukanda subscribe undi usige commentaire yawe tujye tubana buri munsi kugira ngo ibintu byose bibe bimeze neza cyane. Njye uri kumva kuri mikoro ni Flox Aime umwana wo mu ntara tubana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Instagram, TikTok, Facebook. Reka nizere ko mumeze neza. Ndaza gutangirana na tweet yakozwe n'uwo bita Bebe Cool ku munsi w'ejo. Ndaza kuyisoma mu rurimi rw'icyongereza ariko ndagerageza tuyishyira no mu kinyarwanda kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kimwe umenye uti ese bimeze bite. Uyu muhanzi yaranditse ati this woman Mutesi Jolly stays in the UK and she always watches Arsenal games. She called me last year in the name of Rwanda Arsenal Football Club and now she's on another big mission. Nayo magambo yanditse ubwo ngerageje kubishyira mu kinyarwanda. Yavuze ko ngo uyu mugore cyangwa se n'umukobwa bita Mutesi Jolly ati utuye hari mu Bwongereza ati kandi ukunda kureba imikino ya Arsenal myinshi. Ati umwaka ushize yarampemukiye yitwaje izina ry'u Rwanda ndetse na Arsenal cyangwa se Arsenal ira ikipe ikina Premier League. Ati n'ubu ngubu afite umugambo ukomeye cyane wa danje mugomba kubona mu minsi iri imbere. Akimara kuvuga ibi ngibi benshi batunguye baravuga bati ese ni ibiki wo bita Mutesi Jolly yaba yarahemukiyemo bita Bebe Cool? Ni irihe zina yaba yarakoresheje ry'u Rwanda na Arsenal kugira ngo amuhemukire? Byanyuze mu buhe buryo? Byari ibiki? Ubwo abantu mu gihe bari bakiri kwibaza ibyo ngibyo uwo bita Mutesi Jolly yahise amusubiza ntiyatinze rwose kuri X. Yahise yandika ati cyangwa se yafashe iyo tweet yo bita Bebe Cool arangije ayikorera reply arangije arandika ati hello Bebe Cool, first and foremost, I regret that you were scammed by any impersonator, but please, next time use common sense and fact check before making allegations on people's name. As public figure, you must know better and do better. Thank you. Ayo ni amagambo yamusubije nayo yateje impaka. Ubona ko uwo bita Jolly yaremba aramusubiza aramubwira ati Bebe Cool, ikintu nkusaba mbere ya byose ati njyewe ubwanjye ndabandi ndi kwicuza no kuba waragize cyangwa se warabeshywe n'undi muntu wigize njyewe. Ati icyo ni icyabiro ugomba kumenya. Ati kandi ikindi kintu ugomba gukoresha nyine icyo bita common sense barabyumva ndetse n'ibintu byanyabyo kugira ngo ufate nyine mbere yo gufata imyanzuro n'ibyo utangaza ku muntu. Ati kandi nk'umuntu uri public figure ugomba kumenya cyangwa se kurigita kuri ibyo bintu nyine ukamenya uwo uriwe. Turakoze cyane. Ngerageje kubivuga uburyo yabimubwiye arimo aramusubiza avuga yuko rwose uwo bita Bebe Cool asa nk'uwihuse cyangwa se asa nk'uwahubutse kumutangaza ayo magambo yose avuga ko yamuhemukiye. Uwo bita Bebe Cool ntiyatinze yahise asohora indi tweet nini cyane iyo yaje gukora ku mitima ya benshi baravuga bati bya bintu bishobora kuba ari n'ukuri cyangwa se bikaba bivanzemo n'ibindi byinshi kuko kubisobanukirwa muri aka kanya ntabwo biracayuka neza. Yahise yongera arandika ati Mutesi Jolly, isn't this your number? Aramubaza ati ntago ariyo nimero yawe ya telefone? Iyo nimero ya telefone yayishyizeho ifoto ayishyira hasi arayipostinga. Nicyo nshaka kukubwira ni nimero ubona ko ari muri UK cyangwa se yo muri hariya mu Bwongereza. Arangije arakomeza ati I have to do this for the good of the Republic of Rwanda and a president who has done a lot to sell his country's image. Aravuga ati ibi byose ngomba kubikora kubw'ineza y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na president ukora ibishoboka byose kugira ngo akomeze kugaragaza isura nziza y'igihugu cy'u Rwanda ku isi hose cyangwa se mu mahanga. I have a way much more than you think. Ati nyire sinzi uburyo nabikubwira. Ati mfite byinshi birenze n'ibyo utekereza wowe. Ati about you and your dark clad girlfriend playing this game for a long time.
ati nzi byinshi birenze n'ibyo utekereza rwose, ati n'inshuti yawe y'umukobwa w'umwirabura nawe mumaze igihe kinini mukina bino bintu, ati to make matters worse I know more people you did this to, ati kugira ngo bino bintu byumve neza cyangwa se binakomeye, ati nzi abantu benshi wagiye ukorera ibintu nk'ibi ngibi, but the good thing is you and your friend physically meet one of the victims and that's how he confirmed it's you. Ati rero ati ikintu kinarenze rwose ni uburyo hari umwigize guhura kugira ngo nze gutahura yuko ari we wanyawe. Ati you have a person in Uganda who has a number and an account used to receive money. Ati ndabizi ko hano mu gihugu cya Uganda ufite umuntu ufite account munyuzaho amafaranga cyangwa se akaba ari we ukoresha kugira ngo wakire ayo mafaranga muba mwakoreye. Ati got the confidence because he thought since I'm married I won't come out, but unfortunately I was chatting with you in knowledge of my wife since the topic was my son's football career. Let the public start by checking this phone number and I'm sure it will connect you through your friends and relatives. Tomorrow I will start this screenshot and let's see how this situation evolves. Aya ni amagambo yo bita Baby Cool. Ubona ko ibintu binyuzemo nirukanga mu kanya ndaza kubaha video yose ndi kubisobanura byose uko byagenze guturuka ku munsi wa mbere, uburyo yo bita Baby Cool bivugwa yuko umwana we yaba yarabeshywe cyangwa se baba yarahuye n'abasikama ari kwito bita Miss Mutesi Jolly. Ati ku munsi w'ejo ndatangira gushyira hanze buri kimwe cyose, ama screenshot ajyanye n'amacati ngene nzana abantu. Iyo nimero yashyizeho yo bita Miss Mutesi Jolly yavuze ati abantu nimugende mu checking ino nimero nimuza gusanga atariye ndaba ndi kubeshya. Ati ndabizi yuko bari buze kugenda batahura akantu ko kandi, ati na bamwe mu nshuti zawe bafite ino nimero baraza gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga hangaha. Iyi ni inkuru yasohotse mu ijoro ryakeye, ijoro ryo ku munsi rwose wo kwa kabiri. Ubona ko ibintu byamaze kuba binini kuko kuri side yo bita Miss Mutesi Jolly aravuga ati mbabajwe no kuba ubwabyo warabeshywe n'abantu banyitiriye. Ayo ni amagambo ariko bita Baby Cool nawe ukabona ko ibintu yamaze kubigira binini, akavuga ati ngewe ntago ndi kubivuga kugira ngo ubeshye, sindi kubivuga kugira ngo mbipapire cyangwa se nshake kugusebya kuko ngo mfite icyitwa ibimenyetso birenze kimwe. Ati kugira ngo nkutahure, muri iyo tweet yakoze niho nakuyemo iryo jambo yavuze ati kugira ngo umenye, ati hari umuntu mwahuye nibwo naje gusobanukirwa kari wowe. Ayo ni amagambo yo bita Baby Cool kugeza kuri uno munsi ari kugenda asora ama episode y'inkinyi guhaye mu gihe yaramaze gusohora izo poste zigera kuri 2 rwose. Ubona ko ibintu yamaze kubigira binini, avuga ati ngomba kugushyira hanze cyangwa se abantu bagasobanukirwa byinshi byumaze igihe kinini ukora n'inshuti yawe. Akanemeza yuko hari mu gihugu cya Uganda afite umuntu bakorana mu gihe aba ari kwakira ayo ma payment cyangwa se amafaranga anyuze muri ibyo bikorwa byabo bya buri munsi nk'uko bita Baby Cool abivuga. Iyo ni imwe mu nkuru zamaze gufata imbuga nkoranyambaga ndetse yamaze kuba nini cyane. Ubwo rero nanyigwa he igice mu kanya ndaje turambure byinshi bitandukanye, ariko kandi kanda subscribe usige commentaire yawe tujye tubana buri munsi nge nk'ibisanzwe cyangwa se nk'uko umaze kubyumva. Ni Philox Aime umwana w'umuntu. Reka dure ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Instagram, Facebook na TikTok nkwikubitira izindi updates zitandukanye.